Ndabasuhuje inshuti bakunzi mukunda gukurikirana ibiganiro by'ibyamamare bigiye bitandukanye. Iyi ni inkuru y'akababaro, iyi ni inkuru yababaje abatari bakeya hano mu Rwanda. Iyi ni inkuru ikomeje kuriza abenshi. Ubwo Chris Easy yabuze umubyeyi we, ubwo yaje kuba yakitaba Imana. Nk'uko mubizi amazina yiswe n'ababyeyi bamwise Christian Rukundo, uwo muzi nka Chris Easy mu ngoma nyinshi yagiye asohora, kuko yagiye akora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, awadi nyinshi yagiye yatwara, ariko nk'uko yagiye abyivugira ko yavutse mu muryango w'abana batandatu, akaba yaravutse ari bucura, dore ko yaje kwisanga ari kumwe na mama we, dore ko ise yabashije kuba yapfa akiri mutoya, bityo rero ntiyabona amahirwe yo kuba yabona umubyeyi we umubyara ari we ise. Ubwo yasigaranye rero na nyina, bagiye mu buzima bugoye bukomeye, ariko Chris Easy akavuga ati mama, aya marira urira nzayaguhoza. Ariko Chris Easy byarangiye bitagenze nk'uko yabyifuzaga, dore ko yagiye anabitangaza avuga ati mama wagiye igihe kitari icyanyacu, ariko nk'uko utabizi utahindura imigambi y'Imana, rero niko byagenze, dore ko mama wa Chris Easy yabashije kuba yakihangana, ntiyaba yafata undi mugabo cyangwa se ntihaba haboneka undi baba bari kumwe. Yaravuze ati ngiye kubarera abana banje kugeza igihe muzavamo abantu bafatika. Rero Chris Easy nk'uko mwagiye mubibona amujyana mu biganiro bigiye bitandukanye, agenda amubwira ko amukunda cyane birenze urugero. Ubu rero Chris Easy ari mu gahinda, ari mu kababaro, kandi yagiye abivuga ati ibintu byose nakoraga nabikoreraga mama umbyara, ariko byose ubu byabaye umuyonga. Ariko Chris Easy abakunzi be bakomeje kugenda bavuga ati Chris Easy pole sana, mu buzima niko bigomba kugenda, dore ko uyu mama wa Chris Easy ubwo yari ari mu bitaro, Chris Easy yaramusuye aramubwira ati mama ihangane biraza kugenda neza, ariko mama we aramubwira ati mwana wanje ndi mukuru bihagije, ahubwo uziyiteho kandi uzashishoze mu byo ugerageza gukora byose. Nk'uko rero yagiye abitangaza ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, yagiye avuga ati mama niwe wabashije kuba yanzamurira iyi talenti yanje, dore ko anagenda avuga ati ubwo ati Rwanda ubuhanzi dore ko zabaga buri mwaka, nabashije kuba nakitabira amarushanwa, ariko byari bigoye kugira ngo mbashe kuba nagera aho amarushanwa ari kubera, dore ko habaga ari kure. Ubwo mama yabashije kuba yavuga ati mwana wanje nimba wumva wiyaminiya, dore amafaranga ngiye kuyaguza 2,000 birakujana ubashe kuba wagaragaza ikiri muri wowe. Chris Easy yabashije kuba yabikora, aragenda aja imbere y'abajaji, ariko ntabyabashije kuba byagenda neza, dore ko hahagurutse umujaji abasha kuba yavuga ati wowe twakubonye ufite ubwoba, ubwo kari kamubayeho bahise bazamura oya. Ariko Chris Easy yarakomeje ashakisha impano ye, dore ko yari inamurimo, icyatumye aba yatsindwa, dore ko agenda avuga ati n'ubwoba nagize kandi narimenyereye guhagarara imbere y'abantu benshi. Ariko uyu Chris Easy yakomeje kugerageza abasha kuba yazamura impano ye abifashijwemo na mama we, dore ko amafaranga menshi yagiye atayatangirwa na nyina umubyara. Ariko ntabyarangiriye aho, yarakomeje azamura urwego, dore ko yanagiye akora indirimbo ze mukabasha kuba mwazikunda,
dore ko yatangiye aririmba hip hop, ageze nyuma abasha kuba yahindura imiririmbire, namwe mubasha kuba mwazikunda, dore ko yagiye asohora indirimbo nyinshi harimo amashu, dore ko yagiye anakora indirimbo nyinshi mukabasha kuba mwamwereka ko muri kumwe nawe, ariko sayizi nk'uko yagiye abivuga yavuze ati nabuze mama umbyara, nibwo bwa mbere mu buzima nababara kuri aka kageni. Kirisizi rero bakunzi be mukomeze mumwihanganishe, natwe turamwihanganishije kandi amahoro akomeze abane nawe, Imana ikomeze imwiteho. Rero nshuti, twakomeje kubana muri iki kiganiro nk'uko nabibasezeranyije ko ngomba kubagezaho amakuru agezweho. Iyi yari breaking news, mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye. Ciao ciao.